Yes, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri kamera za Befesto TV. Ndabasuje amahoro n'imigisha by'Uwiteka bikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Nshimiye Imana ikomeje kuturinda kandi Imana ikomeje kutugirira neza. Imana ikomeje kutwimana, yatwimanye mu myaka yatambutse ndetse n'uyu watambutse 2025. Imana yaratwimanye idushyitsa mu mwaka 2026. Turi amahoro naho nkurikiranye kuri kamera za Befesto TV turi amahoro. Imana yo mu ijuru ibihererwe icyubahiro. Rero sinabura gutangira nshimira abadahwema kudukurikirana mwe muri impande enye z'isi, abari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, abadahwema kudukurikirana, mudahwema no kudushyigikira mukoresha ama megabyte yanyu, mukanda za sub, za commentaire na za share. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka bigiye bibabaho iteka ryose. Nukuri turabakunda kandi nukuri ko mudahwema kudukurikirana, nakora tudahwema kubasengera. Imana mu ijuru igikomeza ibagirire neza. Rero nkuko bisanzwe n'ubundi ni Eme ugarutse kuri izi kamera za Befesto TV, garutse mu mwanya w'ijambo ry'Imana, garutse ngo tuganire, garutse kugira ngo twumve dusengane. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Ntabwo natangira nahumurije abatameze neza, ni muhumure, Imana cyari mu ruhande rwanyu. Ko Dawidi yavuze neza ngo ni Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye yabande cyangwa umubisha wacu yabande. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntakizankoma mu nkokora, kuko Uwiteka ari wumbereye maso cyangwa Uwiteka ari we mungeri wanjye. No muri Zaburi ya 23 yabivuze neza, Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Rero nawe utameze neza, nagira ngo ubwire ngo humure, Imana cyafiteho umugambi. Impamvu Imana igufiteho umugambi nuko nubwo urwaye utapfuye, ubwo burwayi urwaye ne bwakwishe kandi nta n'impamvu yo kugira ngo bukwice, ahubwo nuko kugira ngo izina ry'Uwiteka rigaragarire mu ruhande rwawe cyangwa ryeshereze icyubaro muri wowe. Nuhumure kandi utuze umutima. Icyo usabwa ukomeza kwizera Imana, ukomeza uhanga amaso Imana iri mu ruhande rwawe. Kandi nukuri yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo ibyo nibwira nzabagirira si bibi n'ibyiza, kugira ngo mbareme mu mutima kubera ko mbakunda. Rero nutuze umutima kandi uhumure, ubwo burwayi urwaye Imana yarukiye kongera kuza mu ruhande rwawe kugira ngo igukize. Wowe komeza wizere Imana kandi utumbire Imana, niyo igisubizo mu ruhande rwawe. Nuhumure mu izina rya Yesu Kristo. Rero nkuko bisanzwe murabizi tutangiye kuganira ijambo ry'Imana ko twabanje kwiragiza Imana. Munyemerere dusenge ubundi dusome ijambo ry'Imana. Ndashaka tuganira mu ijambo ry'Imana. Turaza gusoma muri Zaburi ya 41, turasoma umurongo wa 12, ubundi tuze kuwusengeramo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Kandi dusome uyu murongo ubundi dusenge izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ni Zaburi ya 41 n'umurongo wa 12. Zaburi ibice 41 umurongo wa 12, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ijambo rirambwiye ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, ni uko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Kadusubiremo ijambo ry'Imana. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Iki nicyo cyanditswe cyako tuganiraho ubundi tugasenga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uri Data twese mwiza, izina ryawe ryongere ryamamare, ongera ushyirwe hejuru ibihe byose kubera ko ubikwiriye. Tugushimiye kuri Imana yabanye natwe mu bihe byatambutse, tugushimiye kuri Imana yabanye natwe mu mwaka watambutse, tugushimiye kuri Imana yatugiriye neza, watwambukije inzobo abanzi bari bacukuye. Tugushimiye kuri Imana yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Izina ryawe ryongere ryamamare. Duciye bugufi kubw'uyu mwanya kubw'itariki, tuvuga ngo ngera ushyirwe hejuru kuri itariki, twongeye kuvuga ngo ngera uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuba twambukije umwaka wa 2025, ukaba waratugejeje mu mwaka wa 2026 turi bazima, tuhumeye kuba bazima, ntacyo twatanze ahubwo n'ubuntu bwawe. Izina ryawe ryongere rishyirwe hejuru. Rero Mwami, nubwo waturinze ntitwakiranutse, tubanje kuvuga ngo ngera utubabarire, kubera ko ijambo ryawe ryaravuze ngo ujya kuvuga iby'ubwira ubwacyo, ajya kuvuga ijambo ryawe ajya abanza ave mu bidatunganye. Duciye bugufi ngo twese dutunganye, tubare gukiranirwa kose, amaraso yawe yongera tugaragareho, imbabazi zawe zongere zisakare ku buzima bwacu. Nyemerera wongere utugirire neza, wongere usubane natwe. Uyu mwanya dufashe tugiye gutambutsa ijambo ryawe kuri izi kamera za Befesto TV. Nyemerera uzubane natwe kandi udushyigikire muri byose. Iri jambo abari buryumve cyangwa abadukurikiranye kuri izi kamera, reka rigiraho ribakura naho ribajyana, ubagire neza kandi ubarengere muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Dusomye ijambo ry'Imana, dusomye hano muri Zaburi ya 41 umurongo wa 12. Ijambo ratubwiye ngo iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, ni uko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Iri niryo jambo naritanye ngo tuganireho,
nawe birashoboka yuko hari abanzi benshi wari ufite mu mwaka watambutse, ariko Uwiteka aragutambutsa arakwambutsa kugeza mu mwaka wa 2026. nongera nkubwire ngo ngira wizere Imana kandi wongere ushikame, wongere ubwire Imana cyangwa wongere uhanga amaso Imana, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe, yongera kuguha imbaraga zo kunesha abanzi, kubera ko ijambo riratubwiye ngo iki cyo kimenyesha yuko Uwiteka nyishimiye. Haranira no kugira ngo Uwiteka kwishimire, kubera ko Uwiteka kwishimiye hari imbaraga z'umwanzi ubasha kongera gutsikamira mu ruhande rwawe. Iyo Uwiteka kwishimiye ntago yemera ko inzoba abanzi bacu bagucukuriye wazigwamo. Iyo Uwiteka kwishimiye hari abanzi batavugiriza impundu kunesha. Umuririmbyi wa 41 niwe wavuze ngo abanzi banjye baranyegereye ngo bangose imbere n'inyuma, ariko mwisunge Kristo ngo bashe kundokora. Rero nawe nagira ngo nkubwire nk'uko iri jambo ritubwiye ikintu cyo kimenyesha yuko Uwiteka unyishimiye ngo nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Nagira ngo nkubwire ngo ngera ukore ibituma Uwiteka kwishimira. Nagira ngo nkubwire ngo ngera ukuri ibishimwa mu bigawa kugira ngo Uwiteka yongera kwishimire. Iyo Uwiteka kwishimiye hari abanzi mu ruhande rwawe batavugiriza impundu kunesha. Iyo Uwiteka kwishimiye hari inzoba abanzi bacukura Uwiteka akazikwambutsa. Uwiteka kwishimiye hari inama abanzi bacura ariko Uwiteka nazibemo, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo bazadutera baciye mu nzira imwe, ngo Uwiteka batatanyirize mu nzira zirindwi, kandi ngo ahari bazaterana, ngo Uwiteka ntago ari uzabateranyije. Rero ngo izo nama zabo Uwiteka ziburizamo, kubera ko Uwiteka yakwishimiye uzakomanga ukingurirwe, kubera ko Uwiteka yakwishimiye uzasaba uhabwe. Nasomye ijambo muri Zaburi harambwira ngo muri Matayo 7:7 haravuga ngo dusabe tuzahabwa, ngo dushake tuzabona, dukomange tuzakingurirwa. Iyo Uwiteka yakwishimira komanga ugakingurirwa, iyo Uwiteka yakwishimira asaba ugahabwa. Rero nagira ngo ubwire ngo ngera ukuri ibishimwa mu bigawa kugira ngo Uwiteka yongera kwishimire. Nabonye ko nta kindi kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana, nabonye ko nta kindi gituma dusaba ntiduhabwe ni imbaraga z'ibyaha. Ariko uyu munsi inshuti yanjye mwene data, ngarutse kuri izi kamera za Befeso TV, nicaye ahangaha ngarutse kuganira nawe, ngarutse nkuzaniye ijambo rikubwira ngo ngera utandukane n'ibyo Uwiteka adashaka kugira ngo ngera kwishimire. Impamvu wari umaze iminsi usaba ntuhabwe nuko Uwiteka atarakwishimiye, nuko wari uhagaze mu mwanya Uwiteka atagushakamo. Ariko uyu munsi wa none ongera usaba Imana uyibwire ngo Uwiteka ongera umpe imbaraga zo kugira ngo nkore ibikwiriye, ongera umpe imbaraga zo gukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo mbe nk'akanwa kawe. Iyo wabaye nk'akanwa k'Uwiteka niyo mpamvu nawe uba umutsinzi. Iyo wabaye nk'akanwa k'Uwiteka niyo mpamvu ubasha kunesha ibyakuneshaga. Niyo mpamvu nkuzanira ijambo dusomye muri Zaburi ya 41 umurongo wa 12 haravuze ngo iki nicyo kimenyesha yuko Uwiteka unyishimira, ngo nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Nagira ngo ubwire ngo hari abanzi bari kugusa imbere yawe, ariko igisubizo nta kindi. Amafaranga ufite ntago yakuburiza abanzi kugutsinda. Amafaranga ufite ntago yatuma abanzi batagutsinda, ariko we haranira ko Uwiteka kwishimira. Uwiteka nakwishimira hari abanzi uri butsikamire. Uwiteka nakwishimira urakomanga ukingurirwe. Uwiteka nakwishimira we wabuze urubyaro urarubona. Uwiteka nakwishimira urongera ubwo burwayi wari urwaye bwongere butsindwe. Uwiteka nakwishimira we wa musore wunkurikiranye, Uwiteka arakubakira urugo. Uwiteka nakwishimira wa mukobwa wunkurikiranye, Uwiteka aragukorera ubukwe. Uwiteka nakwishimira wa mubyeyi wunkurikiranye wabonye kubaka byanze ukumva wajya no mu bapfumu, ukumva waca kwicira inzira, ariko Uwiteka nakwishimira urubaka bikunde. Uwiteka nakwishimira abana ababyeyi bakanga kukumva barakumvira. Ndagira ngo ubwire ngo subira ku mavi, wongere usenge, wongere usaba Uwiteka kwishimire, wongere usaba Uwiteka yongera gushyigikire. Nabonye uw'Imana yashyigikiye, nabonye uw'Imana yabanye nawe, nukuri aba ari umutsinzi. Ejo ndoretse gusoma ijambo ry'Imana, twasomye mu Byahishuwe 3:20 havuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo uwumvirijwe agakingura, ngo ndinjirwe dusangire. Umuntu Uwiteka yishimiye nukuri Uwiteka abana nawe. Umuntu Uwiteka yishimiye Uwiteka agira we bagasangira. Umuntu Uwiteka yishimiye arakomanga agakingurirwa. Nagira ngo ubwire inshuti yanjye mwene data nkurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, gerageza cyangwa wongere ushaka imbaraga zo kugira ngo Uwiteka kwishimire. Gerageza wongere uve mu bidatunganye. Nabonye ko nta kindi gituma dusaba ntiduhabwe. Nabonye ko nta kindi gituma tudasubizwa. Nabonye ko nta kindi gituma dusenga tukaguma mu butayu. Ni imbaraga z'ibyaha. Biragatsindwa kuba wajya imbere y'Imana, Imana ikakubwira ngo nzakugirira neza, ariko iyo neza y'Imana nkaho wayirindishije gusenga, iyo neza y'Imana nkaho wayirindishije kuba ku munara nkahaba kuki, abo ukayirindisha kujya mu bapfumu, abo kumva yuko nojya mu bapfumu ariho ubonera amahoro, abo kumva yuko nojya gusambana ariho ubonera igisubizo, abo kumva yuko nubeshya aribwo ubonera igisubizo, ukumva yuko niwirwanira ariho ubonera igisubizo. Hoya, ayo mahoro nayo wabona.
aya mahoro ari muri Yesu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ikimenyetso kikwereka yuko Uwiteka kwishimira nuko abaturanyi bawe bazakurwanya ariko ntihagire icyo bagutwara. Ikimenyetso cyo kigaragaza yuko Uwiteka kwishimiye nuko ari abanzi bazakurwanya uri mu kazi bashaka kwirukanishamo, ahubwo kugira bakakwirukanemo, bakakuzamura, bakongera bakakongerera umushahara kubera ko Uwiteka yakwishimiye. Rero uyu munsi wa none nshuti yanjye, we mwene data wowe nkurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, nari nkuzaniye iri jambo nje kubwira ngo harana ko Uwiteka kwishimira niko ijambo ritubwiye. Ikimenyetso cy'uko Uwiteka unyishimiye nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha, nuko abanzi baraturwanyije, ababisha baratugota, ariko kubera ko Uwiteka abaye mu ruhande rwacu ntago bavugirije impundu kunesha, ntago bongeye ya macumu baduteraga, ntago yaduhamije kubera ko Uwiteka yatatanyirije mu nzira zirindwi. Nshuti yanjye mwene data, wewe wasenga ukabona nta nzira, wewe wasenga ukabona nta gisubizo, nje kubwira ngo Uwiteka ntabeshya, nje kubwira ngo abahanuzi Imana yakoresheje, ntago makanye ko abahanuzi b'ibinyoma badahari, ariko abenshi abo Imana yakoresheje si uko bakubeshye, ahubwo ikibazo ni wowe, kubera ko Imana yavuganye nawe uri mu bihe byiza byo gusenga, uri mu bihe byiza byo kwegera Imana. Imana ikubwira ko izakugirira neza, Imana ije kugushakira kubura. Twasomye ijambo ry'Imana muri Yesaya 50, haratubwira ngo nicyo cyatumye nza, ngo igihe nazaga niki cyatumye nagira uwo masanga, unanahamagara sagira uwo mbona. Nshuti yanjye mwene data, ntabwo Uwiteka abeshya, ahubwo wowe isuzume, wongere usubize amaso inyuma, ese urebe ikibazo ni Imana yavuze, ese ikibazo n'abahanuzi bahanuye, ese cyangwa ikibazo ni wowe. Ariko nagira ngo nkubwire yuko nta muntu Imana igendana mideni, uwo Imana yagendana mideni nuko ngo yaba yarakoze ibyo Imana idashaka. Nagira ngo nkubwire we mwene data wowe nkurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, ongera wegera Imana kuko Uwiteka bivuze neza ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Wongera umwete muri uyu mwaka 2026, wongera ubwira Imana ngo 2025 hari ibyo nakoze nkajya kure y'ubwiza bwawe, hari ibyo nakoze bituma nabashaka kubona umugabo wansezeranyije, hari ibyo nakoze bituma nabashaka kubona urugo wansezeranyije, hari ibyo nakoze bituma nabashaka kubona ubwiza bwawe, hari ibyo nakoze bituma nabashaka kwinjira mu masezerano. Ariko ubwira Uwiteka ngo uyu munsi wa none wongera ufate icyemezo, wongera ubwira Imana muri 2026 Imana yongere kubature, Imana yongere gukure mu byaha. Nongere mwibutse neza yuko Imana ikorana n'uwayemereye, Imana ikorana n'uwabyemeye, ntabwo Imana igifata umuntu ku ngufu. Uyu munsi wa none wowe nkurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, ongera ubwire Imana ngo ndakwemereye Jehova, ndakwemereye Adonai, ndakwemerera aho ushaka ko njya bariho njya, ndakwemereye ibyo ushaka mvuga bari byo mvuga. Ubwire Imana ngo uyu munsi wa none ndakwemereye uganze muri ngewe. Pawulo abivuga neza ngo sinyira uwanjye ngo nigenge, ahubwo ni Kristo uri muri ngewe. Ubwo Kristo ageze mu muntu ntabwo aba ari ukigenga, iyo Kristo ageze mu muntu ntabwo aba ari ukiyobora. Iyo Kristo ageze mu muntu uwo muntu aba umutsinzi no kurushaho. Ni ukuri nagira ngo ngushishikarize mwene data, nagira ngo nkubwire ngo wowe nkurikiranye, ongera wizere Imana, wongere uyibwire ngo ndagarutse muri uyu mwaka 2026. Ndakwemereye impindura igikoresho gishya, ndakwemereye nkoresha icyo ushaka, ndakwemereye njyana aho ushaka, kubera ko ndabizi neza ijambo ryarambwiye ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi n'ibyiza, kugira ngo mbarememo umutima mwiza, kubera yuko mbakunda. Imana ibyo yibwira kutugirira ntabwo ari ibibi. Nshuti yanjye mwene data, ntabwo Imana iri kukwima amafaranga ngo izayakoreshe, ntabwo Imana yakwima inzu nziza ngo izayibemo, ntabwo yakwima iyo modoka ngo izayigendemo. Ahubwo ikibazo wowe isuzume wirebe, urasanga ikibazo ari wowe. Urasanga Imana yavuganye nawe uri mu bihe byiza byo gusenga, ariko yaza kugusubiza igasanga uri kure y'ubwiza bw'Imana. Imana yavuganye nawe uri mu bihe byiza byo gusenga, yaza gusubiza igasanga uri mu matiku, kandi Bibiliya yaravuze ngo umwijima n'umucyo n'ibibana. Niba Imana yaravuganye nawe uri mu bihe byiza by'umucyo, ni gute Imana iza gusubiza igasanga uri mu bihe by'umwijima, igasanga uri kuvuga ngo runaka ndamwanga? Bibiliya yarambwiye ngo iki muri Zaburi ya 50 ngo umunyabyaha Imana iramubaza ngo wiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umusambanyi wishimira kwifatanya nawe, wabona umujuru ukishimira kwifatanya nawe. Avuga ijambo rikomeye ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko manye nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro, ngo nzabishyira mu maso yawe uko bikurikirana. Nshuti yanjye mwene data, waba uri gusambana ukibwira yuko ari byo byiza, ariko ibyo ngibyo nta mumaro bifite, ibyo bizakujyana mu irimbukiro. Waba ubeshya ukibwira yuko ari ubuzima bwawe ariho ubonera igisubizo, ariko nagira ngo ubwire ngo ibyo urabikora Uwiteka akakwihorera. Hari igihe Imana izabishyiraho iherezo, Imana ikakwanika. Nsoma mu migani harambwira ngo nzagukina ku mubyimba, ngo ibyo watinyaga bikugezeho. Nagira ngo ubwire ngo garukira aho mwene data, garukira wongere usenga Imana, garukira wongere ubwire Imana ngo biragatsindwa
cyangwa byaba ari umubabaro, byaba ari agahinda ku munsi w'urubanza, kuko Yesu yaravuze ngo ningaruka ngo nzahagarara ku bicu, ngo nzahamagara mu mazina, ngo abera bazitaba. Ubwo Yesu azagaruka aje gutwara itorero ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari. Nawe nagira ngo ushishikarize, nawe nakishimira yuko nawe wakumva izina ryawe ukitaba. Umuririmbyi wa 74 mu gushimisha yabivuze neza ngo nge ndinginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire, ngo nicyo nawe ngusabira. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nicaye kuri izi kamera za Befeso TV, nanjye ninginze Imana ngo ikwereke Yesu. Yesu nakugeraho azagukura mu busambanyi, Yesu nakugeraho azagukura mu moko, Yesu nakugeraho azagukura mu bapfumu. Mu bapfumu nta gisubizo gihari. Yesu nakugeraho azagukura mu kwirwanirira, kubera ko n'ubundi urirwanirira uyu munsi ukabona igisubizo, ariko ejo ukakibura. Urirwanirira ukagerageza gushaka kubeshya, ariko mwene data nkubwiza ukuri, abenshi barirwaniriye biranga, abenshi biciriye inzira biranga, abenshi bashatse gutabaza abakomeye biranga. Ariko inshuti zo mu isi nta kigenda, zigukunda uri mu munezero, zigukunda ufite amafaranga, zigukunda uri mu byishimo, ariko umubabaro wakugeraho zose zakuryanira inzara, bose bagatangira ati wabuze ubwenge, benshi bakakuvugira mu rwongorerano. Ariko ijambo ryatubwiye iki nicyo kituma ngo muri Zaburi, iki nicyo kinyemeza kimenyesha yuko Uwiteka unyishimira, nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Hari benshi bacura imigambi yo kukurwanya, hari benshi bakuvugira mu rwongorerano, ariko nagira ngo ubwire inshuti yanjye mwene data, iyo Imana yakwishimiye iyo migambi irayiburizamo, ikayiburizamo utanabizi, ukayiburizamo utanabitekerezaga, wowe ugashuduka Imana ari icyo yakoze. Ni hahandi uzasenga Imana ikakubwira ngo nakwambukije agisida, iyo gisida Imana ikayikuraho utayibonye, ariko Imana yo bayibonye. Imana ikakubwira ngo nakwambukije inzobo abanzi bacukuye, izo nzobo ukaba utazibonye, ariko Imana ikanga yuko zakugeraho, Imana ikazisiba, kubera ko Imana yakwishimiye. Imana iyo yakwishimiye urarya ugahaga, Imana yakwishimiye unyurwa n'ukuri. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ongera utumbire Yesu, kubera ko niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Ongera utumbire Yesu, niwe gisubizo cyawe. Aho waburiye inzira mu bakubyaye, ubura igisubizo mu bavandimwe, ubura inshuti, ubura igisubizo ku mugabo wawe, ubura igisubizo ku bana wabyaye, ubura igisubizo ku mugore wawe, ubura igisubizo mu bavandimwe, ubura igisubizo mu miryango, ubura igisubizo mu baturanyi. Ariko nagira ngo igisubizo ni Yesu wenyine, kubera ko umuririmbyi yabivuze neza ngo tumbira Yesu wenyine, ngo niwe gisubizo cyawe. Undi abivuga neza ngo yishutswe kuyoba inzira, ariko ujye utumbira Yesu wenyine, ngo kubera ko niwe gisubizo. Nshuti yanjye mwene data, nagira ngo ubwire we warunkurikiranye, birashoboka yuko wabonaga nta nzira, birashoboka yuko wacitse intege, ukagira naho wibaza ngo ese Imana irahari, ukagira naho wibaza ngo ese nanjye Imana uranzi. Imana irakuzi. Nanjye kubwira ngo Uwiteka nakwishimira ka kazi wabuze urakabona, Uwiteka nakwishimira bwa bukode wari urimo, Uwiteka arabugukuramo. Ariko Uwiteka ntiyagukura mu bukode atakwishimiye. Uwiteka ntiyakurebesha ijisho ry'imbabazi atakwishimiye. Igituma Uwiteka atatwishimira twabonye yuko ari iki? Twabonye yuko ari ibyaha, twabonye yuko ari ubusambanyi, twabonye yuko ari ukwikinisha, twabonye yuko ari inzangano, twabonye yuko ari urugomo, twabonye yuko ari umujinya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ibyo byose bikure. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo nabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye birushaho utamenya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umuririmbyi wa 50 abivuga neza ngo nimuze mwenyine twihererane mu nsangano hatari abantu, ngo kubera ko imiruho ibaruhije, ngo n'urusaku rubarembeje, ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira n'ibyo mukora, ngo nzajya mafasha mu miruho yanyu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Je kubwira guhice kuri kamera za Befeso TV, je kubwira aho dukurikiranye ngo ngira ubwire Yesu no gisubizo cyawe, Yesu no gisubizo cy'ubuzima bwawe, Yesu niwe wagutamurura, Yesu niwe wagukura muri uwo mwijima. Umuririmbyi bivuga neza ngo abaremerewe n'ibiruhanya wabwira yuko Imana yabaruhura, ngo bahumurize ngo tumukiza, ngamara agahinda wirira. Yesu aje kukomora, we warunkurikiranye. Hari agahinda wakuye mu mwaka 2025, ariko nje gukubwira uyu munsi wa none, emera Yesu akakomore. Nasomye ijambo rirambwira ngo ninjye wumura inguma zo mu mitima. Wa musore wunkurikiranye, emera Yesu akomora inguma. Wa mugabo wunkurikiranye, emera Yesu akomora inguma. Wa mama wunkurikiranye, emera Yesu akomora inguma. Wa mwana wunkurikiranye
unkurikiranye emera Yesu akomora inguma kuko Yesu niwe womora inguma. Iyo Yesu yomoye inguma amahoro araboneka mu rugo. Iyo Yesu yomoye inguma akazi karaboneka. Iyo Yesu yomoye inguma urubyaro ruraboneka. Iyo Yesu yomoye inguma urasaba ugahabwa. Uyu munsi wa none ongera wemere Yesu akomora inguma. Nagira nkubwire yuko Yesu niyakorera mu mutima wawe utamwemereye, ongera wemerera Imana uyibwire ngaho ushaka konjya ngo bariho unjyana, ibyo ushaka ko nkora aba ari byo nkora, ibyo ushaka ko mvuga aba ari byo mvuga. Izina ry'Uwiteka ryongere rihabwe icyubahiro. Munyemerero uyu munsi wa none wowe nkurikiranye kuri izi kamera wongere winginga Imana, wongere uyibwire ngo ndakwemereye, nari umunyabyaha, nakoze byinshi byangwa n'amaso yawe, ariko uyu munsi wa none nyemerera unishimire. Nemeye gukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo mbe nk'akanwa kawe. Nemeye gukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo aho ushaka konjya bariho njya. Nemeye gukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo nanjye unyemerere nkomange nyingurirwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye mwene data, ibi by'isi bizashira, ibi by'isi twirukankaho Pawulo abivuga neza, munye nsigaye mbireba nk'ibibambwe kandi ngo bitumuka nk'umuyaga. Nukuri ibi by'isi bitumuka nk'umuyaga kuko tubonye benshi bubatse amagorofa ariko bakaba batakiyarimo. Tubonye benshi batunze banazwi ku mazina ariko bagiye gupfa ntihajyana kimwe bashyingurana, bagiye gupfa ntihajyana kimwe bajyana. Ibi bintu byose ukaba bitekerezaho ukabona ko isi izashira, ukabona ko bizagira iherezo. Byaba ari agahinda, byaba ari umubabaro, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo bamwe bazanyikubita imbere mumabwire ngo mumve imbere kuko sinigeze mbamenya. Nshuti yange mwene data, ubaye uri umunyabwenge wakita ku iherezo ryawe, wakita ku iherezo ryawe, wakita ku iherezo ryawe. Nyemerera unkurikiranye kuri izi kamera, turaza kuza gufata umwanya dusengane, twongere tubwire Imana ngo nukuri nyeza. Umuririmbyi wa 80 w'ijana na rimwe niwo waririmbye neza avuga ngo nyeza nk'urubura ngo kugira ngo bashe gutunganira Imana. Nawe rero nkurikiranye ongera wemerera Imana yongere ikweze, yongere gutunganye, kubera ko Imana ni nyembabazi, Imana ni nyarukundo. Yavuze ijambo rikomeye iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Yongera ivuga ijambo rikomeye ngo nugaruka ngabangarukira ngabangarukira nanjye nzabagarukira. Emerera Imana yongere ibwire ngo ndemeye, nemeye kukugarukira, nemeye kuba igikoresho cyawe, nemeye kuyoborwa nawe. Pawulo abivuga neza ngo sinjye uriho ngabwo ni Kristo uri muri nge, ngo ntabwo kiri nge ngo nigenge, ngabwo ni Kristo uri muri nge. Nawe uyu munsi wa none wowe wari unkurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, ongera wemerera Imana uyibwire ngo nyimara kumva ijambo ryawe nemeye guhinduka, nemeye kuba igikoresho cyawe. Wongere unkoreshe, wongere umindure icyaremwe gishya muri uyu mwaka 2026 utandukanye n'umwaka 2025. Uyu mwaka 2026 ni inginzi Imana ngo uyibone, ni inginzi Imana ngo ikwiyereke, ni inginzi Imana ikugirire neza. Aho wakomanze ni wakingurirwa. Uyu mwaka 2026 Imana yongere gukingurire, aho wasabye ntuhabwe. Uyu mwaka 2026 Imana yongere guhe guhabwa, kubera ko uyu mwaka 2026 uzabonamo umugisha, uzabonamo gutunga, uzabonamo guhirwa, uzakomanga ukingurirwe. Ariko igisubizo cya byose nuko Imana izabikwishimiye, kuko Imana ni kwishimira uzabona ibyo byose, kuko ingororano z'abakristo ni ubugingo, nuko uzabona ijuru. Nawe rero ubaye umunyabwenge wakita ku iherezo ryawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nyemerera dusengane maze twongere tubwire Imana ngo yongere tugirire neza, ko ijambo ryatubwiye ngo iki nicyo kimenyesha yuko Uwiteka unyishimira ngo nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Tugiye gusenga na wongere ubwire Imana ngo Uwiteka nyemerera wongere unyishimire mu mwaka 2025. Birashoboka yuko wakoze byinshi bituma utishimirwa n'Imana, ariko tugiye gusenga ubwire Imana ngo ijambo ryawe rirambwiye ngo ikimenyetso kinyereka yuko unyishimiye ngo nuko abanzi banjye batavugiriza impundu kunesha. Wongere ubwire Imana kubera ko ufite abanzi benshi, ufite abanzi bakugose, Uwiteka atakubereye maso. Abo banzi bakurimbura, abo banzi baguteza akaga, abo banzi baguteza ibiza, abo banzi bagucukurira inzobo kandi wazigwamo. Tugiye gusengana ubwire Imana ngo nyemerera uyu mwaka 2026 wongere unyishimire, kuko Imana ni kwishimira. Hari byinshi Imana izaburizamo, hari inzobo abanzi bacukuye Imana izasiba, hari aho uzagera nawe ukabona kuri wo kubahwa kubera ko Imana yakwishimiye. Nyemerera dusengane. Waba warasubiye inyuma, waba waravuye mu byizerwa, waba wibazaga ese nanjye nzakomanga nyingurirwe, igisubizo nuko Uwiteka ari bukwishimire. Rero tugiye gusengana, twongere tubwire Imana yongere duhe imbaraga zo kugira ngo dukore, yongere duhe imbaraga zo kongera kugira ngo dusenge, yongere duhe imbaraga zo kugira
kugira ngo twongere dushake mu maso y'Imana kugira ngo Imana itwishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri data twese mwiza, izina ryawe ryongere ishigwe hejuru. Ngushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima kandi ijambo ryawe rirarema. Ijambo ryawe ahantu ryakubise niyo wabakomeye haroroha, kandi waravuze mu ijambo ryawe ngo umunyabwenge nuwumvira ijambo akarikomeza. None mwami ndasenze nsengera mwene data dukurikiranye kuri izi kamera z'Abefeso TV, ngongere umugire neza kandi wongere umurengere muri byose. Ijambo ryawe riratubwiye ngo iki niyo kimenyetso kinyereka yuko unyishimira, ngo nuko utemera ko abanzi banjye bavugiriza impundu kunesha. Kandi mwami twabonye ko kugira ngo twishimire igisubizo ari ukuba twatandukana n'ibyaha, ari ukuba twatandukana n'ibitakunezeza. Rero uyu mwaka wa 2026 ndasenze nsengera namwe data badukurikiranye, ngongere uduhe imbaraga kandi ngongere udushoboze gukora ibikwiriye, kugira ngo mwami ubwo uzaza uhagaze ku bicu uzahamagara abandi mu mazina, nanjye nzumva iryanjye nitabe, kandi namwe data zumva irye yitabe, maze tuzabashe kwicara mu bwami bwawe, tubashe kuronka ku mugisha wawe, tuzabashe kuririmba n'abasokuruza, tuzabashe guhimbaza cyangwa turirimba ibimbano by'umwuka turahera hawe. Ibyo byose mwami tuzabishobozwa nuko watugejeje, kandi mwami igisubizo kugira ngo tuhagere nuko tugomba kubishaka tukiri mu isi. Turagusaba imbaraga zo kukubaha no kubahisha, udushyigikire muri byose kandi uturwanirire, izina ryawe ryongere ishyirwe hejuru. Ndasensengera abari badukurikiranye, abarwaye, ababuze igisubizo, ababuze akazi, aho sobera igisubizo, mwami ukomeze kubashyigikira muri byose, kandi ukomeze gutanga amahoro mu mutima, ukomeze gutanga kunesha, ukomeze murengezi mwiza kuturinda igihugu, ukomeze kudushyigikira kandi turengere muri byose, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.